ni umunsi usa n'iyindi, akazuba rero kaba kabyutse kava rwose gakeya, Sylvie rero nawe aba ari mu myiteguro, aba agiye ahantu gusinya kontara, gusa nyine iyi kontara rwose bisa naho ari ubuzima bwe bwose, aba rero yambaye neza cyane maze akicara mu modoka, bahita bamuhamagara bati ariko watinze uri kudukerereza rwose ntabwo tugishoboye kugutegereza, naho Sylvie ati mumbabarire rwose mu minota mike ndaba mbagezeho kandi nanone munyihanganire kuba nakererewe. Ahita rero yatsa imodoka maze agatangira kwivugisha ati mana ndakwinginze umbabarire undinde ambutiyaje mu nzira, ndashaka kugerayo vuba rwose hashoboka, iriya kontara nta kintu na kimwe kigomba kuyimpombya. Ahita rero agenda yihuta kwa kundi nyine yagendaga yiruka, agera imbere gatoya maze akaba agonze imodoka yari yihagarariye rwose inaparitse. Sylvie rero ahita yumva nyine ko agonze ikintu maze akava mu modoka, ahita asanga iyi modoka yangije cyane cyane ko n'amatara y'imbere aba yamenaguye. Tina rero umukobwa nawe uba uri muri iyi modoka yindi yiparikiye ahita afungura imiryango maze agasohoka, asohoka rero ari gutonganya Sylvie ati ariko wowe nkubaze wirukankaga ujya hehe, wari uri kwiruka rwose nk'umuntu ugiye ikuzimu neza neza, bari bari kukubwira ko nukererwa usanga bafunze se ukaba utazongera gusubirayo ukundi, urabona ukuntu unyangirije imodoka. Naho Sylvie n'ubwiyemezi bwinshi ati imodoka se yihesha, aka kamodoka gashaje kakozwe mu 1900 ubu aka niko kamodoka uri kuvugira. Tina rero ahita arakara maze agahita abwira Sylvie ati nta nubwo ukeneye kunsaba imbabazi, ntabwo ukeneye kwiyexcusa ku byo wakoze, nta kibazo rwose, reka noneho nze nkwereke ko nanjye ntoroshye, imodoka yanjye rero ugomba kuyikoresha uko byagenda kose, uyu munsi ndakwigisha isomo. Naho rero Sylvie ati ndayikoresha nyine, hari ubwo se nyitwitse, ntabwo nyitwitse rwose imodoka yawe irahari, ikigaragara cyo nyine ikibazo kibaye cyakemuka, hamagara umukanishi wawe ndamwishyura. Naho rero Tina ati mpamagara umukanishi wanjye, urandeba ukabona nta bwenge mfite, ubwenge ndabufite ndetse bwinshi cyane, ahubwo wowe hamagara uwawe uragira ngo wigendere maze ibibazo binsigemo. Tina kandi ahita akomeza amubwira ati ikindi kandi ntabwo rwose uri bugende imodoka yanjye idakize. Naho rero Sylvie aba yatangiye nyine kugira stress cyane cyane ko aba ari kwihuta cyane, ahita atangira kubwira Tina ati ndakwinginze mbabarira ndihuta cyane rwose, reka nyine basigare bayigukorera maze ndabishyura. Tina ati ntabwo bishoboka, urahava ari uko imodoka yanjye ikize kandi neza, nanjye rega nari ngiye ku kazi, urakeka se ngende impfabusa ntari mfite byo gukora. Sylvie rero abona ibintu bimubanye nyine ibindi bindi, maze agahita afata telefone ye agahamagara umukanishi w'umukorera, amubaza niba nyine ari ku igaraje, maze uyu mukanishi akamubwira ati yego. Sylvie rero ahita abwira Tina ati ngaho jya mu modoka yawe unkurikire maze tujye gukoresha iyi modoka yawe. Baragenda rero bakagera mu igaraje maze rwose imodoka bagasanga yangiritse cyane, itinda gukira ku buryo hashira amasaha 5 yose iyi modoka bakiri kuyikora. Sylvie rero yinginga Tina kugira ngo rwose amureke agende, ariko Tina aba yamaze kurakara kubera ko nyine Sylvie aba yanze kumusaba imbabazi kuba yari yamwangirije, nawe rero abagira ngo nyine amwigisha isomo, aramubwira turategereza imodoka yanjye nidakira ntabwo uri kuve hano, burya rwose no kuharara waharara. Tina rero abona yuko rwose Sylvie ashobora kuza kumucika, maze agahita amwambura urufunguzo rw'imodoka akaba ari urubika, ati ahubwo kugira ngo rwose mbe mfite umutekano reka n'urufunguzo rw'imodoka yawe aba ari njye mba ndufite. Igihe rero iyi modoka ya Tina yakiriye, Sylvie yagiye nyine aho yagombaga kujya, maze asanga rwose banitahiye ndetse asanga iyi kontara barangije kuyiha undi, kubera ko ntabwo bagombaga kumutegereza igihe kingana gutyo, byagaragaraga nyine nk'aho atari umunyamwuga, atari n'umuntu ugira gahunda. Sylvie rero agahinda karamwishe maze arataha ajya mu rugo sukurira, yararize amarira yo mu mubiri yose amushyiramo, kubera ko iyi kontara yari ingirakamaro kuri we ndetse rwose yari igiye kumuvana ku rwego rumwe maze ikamushyira ku rundi. Ntabwo rero yiyumvishaga ukuntu rwose ashobora kugira igihombo kingana gutya, kwiyakira byaramunaniye maze ararira ajya mu mashuka, ibintu byose arabisasura, imisego arajugunya, ibintu byose aranyanyagiza, yari afite umujinya uwo twakwita nk'umuranduranzuzi.
Nyuma rero y'amasaha make yahamagaye inshuti ye magara akunda nyine kubwira ibintu byose, maze ayibwira ibintu byose byamubayeho. Uyu mukobwa w'inshuti ye yahise aza rwose atazuyaje, maze nyine aza kureba Sylvie kugira ngo arebe yuko yamufasha gutuza. Yaraje rero aricara, maze Sylvie atangira kumubwira ati uriya mukobwa atume rwose mbura kontara yari kumvana hamwe ikangeza ahandi, kontara mu buzima nari ngiye gusinya ntazigera nongera kubona. Maze uyu mukobwa w'inshuti ahita amubwira ati Sylvie, ndagira ngo rero ngukosoreho gatoya, ntabwo rwose uriya mukobwa ari we wakubujije kontara y'ingirakamaro kuri wowe, ahubwo kontara y'ingirakamaro kuri wowe wayibujijwe n'ubwiyemezi no kwihagararaho maze ukanga gusaba imbabazi kandi nyamara wari wakosheje. Naho Sylvie ati none wagira ngo mupfukamire se, wagira ngo mupfukamire uriya mukobwa musabe imbabazi? Umushuti we ati ntabwo nari nkubwiye ngo mupfukamire, ariko wagombaga kwiyegisikiza ukamubwira ko nyine ibibaye nta bushake wabigizemo, ko rwose akwiye kukubabarira, maze mukaba mwanavugana nyine ibindi mukaza kuba mubikemura. Ariko kubera ukuntu wihagazeho ukiyemera ukanga guca bugufi, nicyo cyatumye nyine iriya kontara y'umumaro kuri wowe uyibura. Sylvie rero ahita arakara, maze agatangira gutuka uyu mukobwa w'inshuti ye ati ariko rwose ndumva nawe ntacyo umariye, uri kuntera stress, mbabarira unsohokere muri iyi nzu ntaragusohora, kubera ko ndumva mfite umujinya kandi wose nawugutura. Naho uyu mukobwa w'inshuti ya Sylvie ati reka nigendere, n'ubundi ibyo nagombaga kukubwira byose nabikubwiye, ikindi kandi ndabizi nyine ukuri kuraryana, birakubabaje ariko ibyo nkubwiye ni ukuri. Ahita yisohokera, maze Sylvie agasubira mu buriri, noneho si ukurira akavuza induru, ararira cyane nyine cyane rwose anasakuza, aba afite agahinda atari kubasha gukontorora. Tina rero we ajya kuryama nijoro, maze agapfukama agasenga ati Mana ndakwinginze umbabarire rwose, uyu munsi sinitwaye neza, nagize umujinya mwinshi, maze rwose ahari nkora ibyo ntakagombye gukora. Urabizi ntabwo rwose ndi umukobwa mubi, gusa nanone uriya mukobwa nawe yanteye umujinya, yanyiyemeyeho, maze rwose bituma nanjye amahane yanjye azamuka. Gusa Mana rwose umbabarire niba hari ibyo naba nangije, kubera yuko uriya rwose ntabwo ari we njye. Urabizi ndi umukobwa mwiza kandi witonda, ntabwo nsanzwe meze gutya, nuko nyine yambabaje cyane, ariko ndakwinginze umbabarire kandi utume nawe abyibagirwa, biriya bintu rwose birangire ntazongere kubyibuka ukundi. Gusa ndumva rwose bimbabaje, uyu munsi wa mbere uyu munsi mubi cyane. Umunsi wakurikiye rero Tina azinduka ajya muri siporo, arabyuka nyine akambara imyenda ya siporo, maze akajya imbere y'inzu ye akabanza nyine akishyushya kugira ngo abone kwiruka. Ku rundi ruhande rero Sylvie rwose nawe biba ari uko, ndetse aba bakobwa baba batuye muri karitsiye imwe. Sylvie rero nawe arabyuka maze agatangira kwiruka, bose rero bariruka maze bagera mu muhanda bagahita bakubitana. Tina rero ahita agenda nyine yegera Sylvie ati mwaramutse neza, si wowe ejo twagiranye ibibazo? Ndakwinginze rwose umbabarire. Naho rero Sylvie ahita amurebana umujinya ati nkubabarire, kukubabarira se biragarura ibyo natakaje? Ubu ngubu ejo wanteze imodoka kugira ngo nyigonge, maze rwose unyirize mu nzira, noneho se nawe urashaka kwitambika mu nzira nawe nkagutsitaraho, maze nawe ukambwira ko ndi bukwishyure? Tina ati ntabwo rwose ari ibyo ngibyo, ahubwo ndifuza ko nyine twamenyana maze tukaba inshuti, ababivuga amuhereza ikiganza. Sylvie rero ahita akubita uku kuboko, maze agahita yishyirira ekuteri mu matwi akagenda yiyirukira. Tina rero yitegereza uyu mukobwa maze rwose akumirwa. Umunsi wakurikiye rero Tina arabyuka mu gitondo agiye ku kazi, maze yagera mu nzira imodoka ye igahita imupfiraho. Imodoka ye nyine yanga kugenda, maze akavamo nyine akayifungura agatangira kurebareba, ariko mu by'ukuri ntabwo rwose aba azi ngo ari kureba iki. Mu kanya gato cyane rero hahita haza indi modoka maze igahita iparika inyuma ye, nyine hahita havamo umusore mwiza cyane. Uyu musore rero aba yitwa Mandela, ni umusore w'ibogari byo. Araza rero maze agahagarara iruhande rwa Tina, maze akamubaza ati imodoka yawe ifite ikihe kibazo?
naho rero Tina we yitegereza uyu musore maze akamureba adahumbya, akamureba ntagire ijambo na rimwe avuga, mbese aba ari kureba nk'ubonye nk'ikintu kitabaho, cyangwa se nyine umuntu abonye umuntu utaba nko ku isi aba yumiwe, kwa kundi umuntu areba amaso akaguma afunguye, umunwa nawe ufunguye, nyine akaguma uko yari ameze atanyeganyega. Uyu musore rero akomeza kumubaza ati ndi kukubaza imodoka yawe ifite ikihe kibazo? Tina rwose gusubiza habe na gatoya, akomeza yicecekeye. Uyu musore rero akomeza kumubaza nyine, maze Tina akikanga nkaho rwose akangutse, ati imodoka yanjye nyine ntabwo iri kwaka. Naho rero uyu musore ahita amubwira ati genda ujye mu modoka maze uyatse ndebe ikibazo ifite. Tina rero akomeza kwirebera uyu musore, yamurebaga ahereye ku kirenge maze rwose akageza ku mutwe, ari nako kandi ari kumwenyura, aba yatangaye yumiwe ukuntu uyu musore ari bogari, ukuntu ari mwiza, avuga atuje, mbese uyu musore bye rwose aba atangaje. Tina rero ajya mu modoka maze akayatsa, wa musore nyine akabona ntabwo yaka, ahita rero amubwira ati sohokamo nta kibazo, nabibonye ko imodoka yawe ifite ikibazo ntabwo iri kwaka, ariko nagufasha nta kibazo. Tina ati none se uri umukanishi? Ababivuga nyine anaseka, bigaragara nk'aho ari burage kuko nyine ababibona ko atari byo. Naho rero uyu musore ahita amubwira ati hoya, ariko mfite ubumenyi rwose ku modoka, nta kibazo ndagufasha. Ahita rero atangira no kuyikora, maze mu kanya gato rwose akaba arayirangije. Tina ajyamo noneho akayatsa agasanga iraka neza. Aragaruka rero maze akabwira uyu musore ati none se urifuza ko naguhemba iki? Nawe uyu musore ati nta bihembo nshaka, ahubwo nyine ndifuza kuzongera kukubona ukundi. Tina ati urifuza ko undi munsi twazahura? Uyu musore ati yego. Naho Tina ati ariko nta nubwo nzi izina ryawe. Naho uyu musore ati nuko nyine utigeze urimbaza, gusa nyine nitwa Mandela. Naho se wowe witwa nde? Tina ati nanjye nitwa Tina. Bahita rero bahana ibiganza nyine nk'abantu baba bamenyanye kandi bishimiye kumenyana, gusa Tina rwose aba ari kureba uyu musore ntamukureho ijisho. Uyu musore rero ahita akura telefone mu mufuka maze agahita ayihereza Tina. Tina ati none se ni itegeko nyine ko nguha nimero yanjye? Ababivuga nyine aseka, ziba ari burage. Naho uyu musore ati ntabwo ari itegeko, ariko nyine utayimpaye nakora ku buryo iyi modoka itazigera iva hano, ntabwo yazongera kugenda ukundi. Bahita rero bose baseka, maze Tina ati yewe ndifuza kugenda rwose, reka nziguhe kugira ngo imodoka yanjye ihave. Basezeranaho rero maze bakumvikana ko nyine bazongera kubonana. Uyu musore rero aragenda, maze Tina rwose kujya mu modoka bikamunanira, agakomeza nyine yitegereza Mandela ari kumureba adahumbya. Mandela nawe agera imbere gatoya, agahita yongera agahindukira akareba nyine uyu mukobwa. Tina rero ahita asubira nyine mu modoka ye, kuko imodoka ya Mandela yo rwose iba yamaze kurenga, maze Tina akaza akisetsa, aba yumva hari ibintu amaze kubona ahari bitamubayeho yari asinziriye. Arakomeza akajya atekereza uyu musore ukuntu nyine yamutungutse imbere maze akamwenyura. Mu kanya gato rero Mandela aba ageze mu rugo. Sylvie ahita aza yihuta aje kumwakira, maze agahita amubwira ati musaza wanjye nari ngukumbuye cyane, nari ngukumbuye birenze. Naho rero Mandela nawe rwose aza yiruka ahobera mushiki we ati mushiki wanjye nkunda cyane, nanjye nari ngukumbuye, wabaye mwiza cyane. Naho rero Sylvie ahita atangira gufata nyine Mandela maze akamuzengurutsa ati mon bebe uri mwiza cyane nawe. Naho rero Mandela ati hoya, ntukanyite mon bebe, simbikunda, njye ntabwo ndi bebe. Naho rero umushiki we ati ariko ntabwo nyine mvuze yuko uri umwana, nuko nyine kuri njyewe nawe urabizi. Naho Mandela ati hoya, ibyo bintu rwose ntabwo mbikunda, ndi umuntu w'umugabo. Umushiki we ati uragira ngo se abakobwa bo muri no karitsiye batabyumva ko njya nkwita mon bebe? Naho Mandela ati hoya, ntabwo ari byo nshaka, ahubwo uvuze ibyo ndibuka hari umukobwa nyine twahuye wo muri iyi karitsiye, imodoka yari yamupfiriyeho maze nyine ndamufasha. Naho rero
mushiki we ati ubaye utaranicara none utangiye gufasha abakobwa, gusa nyine nizere yuko uwo mukobwa yagiye nyine yanyuzwe wamuhaye serivisi akanyurwa. Naho Mandela ati cyane rwose kuko imodoka ye nyine nayitunganyije. Mushiki we ati nizere ko ariko wasigaranye nimero ye, nizere ko rwose utari ikigwari bingana bityo. Naho Mandela ati nawe urabyumva ndazifite rwose nazibitse, urumva nari kugenda ntazijyanye. Mushiki we ati cyakoze niyo mpamvu nkwemera, nari mbizi rwose ko utakwiburira, ubwo kandi aba ari kumukubita mu kiganza nyine, ati ahubwo naguteguriye nyine amafunguro ukunda, reka tugende tujye mu nzu maze njye kugutegurira. Mandela rero amara gufata amafunguro maze akajya mu cyumba cye, ahita afata telefone maze agatangira kwandikira Tina ati nageze mu rugo gusa nyine meze neza, ariko nanone sindi kubasha kukwibagirwa, ndumva nyine nkeneye rwose kongera kukuvugisha. Tina rero aseka ati uzi ko ahubwo ntarimenye ngo ninde turi kuvugana, ariko nyine mpise nkumenya. Naho Mandela ati ndishimye rwose ko bitakugoye nyine kongera kunyibuka. Tina ati rero rwose ntakubeshye nanjye natunguwe kubera yuko sinari nzi ko nyine abasore beza nkawe babaho, uzi ko nakurebye maze nkanibagirwa ikibazo imodoka yanjye yari ifite, nakomeje nkwitegereza nabonaga rwose uri umusore mwiza bitangaje. Mandela rero aseka ati ntumbwire rwose ko uko nakubonye nawe ariko wambonye. Tina ati ahubwo wowe urarenze. Naho Mandela ati icecekere, nawe uri mwiza cyane cyane rwose, ati uteye neza, uvuga neza, ati mbese uri mwiza hose. Mandela rero asaba Tina ko rwose ku munsi ukurikiye bazahura kubera ko aba yumva amukumbuye. Buracya rero maze Mandela akabyuka yambara neza agakomeza yireba. Mushiki we rero nawe aramwitegereza maze akamubwira ati ntumbwire ko rwose ugiye guhura na wa mukobwa mwahuye ejo. Naho Mandela ati wabimenye, ahubwo mbwira urabona ngaragara gutya gute, ntabwo ari bunshishemo ijisho. Naho mushiki we ati erega rwose niyo waba wambaye ibintu byose ubonye nta kibazo, kuko wowe urabirwa, ikindi uri mwiza cyane, uri bogari, ntabwo rwose umukobwa yakwita ku myenda wambaye kubera ko ibyo wakwambara byose biba bikubereye. Naho rero Mandela ati ariko rwose sister wanjye nawe ubanza unkunda kubera ko buri gihe umbwira ibyiza gusa. Naho rero Sylvie ati nawe ukunda se si wowe muvandimwe wenyine ngira kuri iyi si, urumva ntabuzwe n'ikigukunda, gusa nyine uraberewe, ndakubwiza ukuri rwose akikubona nawe arabikubwira ko wambaye neza. Mandela rero ahita agenda maze akajya kureba, aba akimukubita amaso rero maze nyine akaguma amureba ari guseka. Tina rero ahita amubwira ati ni akazi kawe nutabumba umunwa imibu irakujya mu kanwa kuko hano haba imibu myinshi. Mandela rero ahita aseka ati umbabarire kukureba rwose ntabwo nshobora kubasha kubumba umunwa, mba numva ahubwo nakomeza ndi guseka. Naho rero Tina ati none se wari uri guseka iki? Naho Mandela ati ntakubeshye rero rwose uri mwiza cyane ku buryo nkikukubita amaso kumwenyura rwose ntabwo nabyibuza, ni ibintu nyine byikora birizana. Rero rwose uri mwiza cyane, ni wowe mukobwa mwiza mu bakobwa bose nigeze mpura nabo, gusa nyine biratangaje. Naho rero Tina ati uri kuntera imitoma se? Gusa nyine nawe uri umusore mwiza cyane, ariko none ikirenze uyu munsi wambaye neza cyane bikabije, urasa neza cyane urakeye. Mandela atarakoze cyane, ariko rwose nawe urasa neza, urasa n'umwamikazi. Ahita rero amufata ukuboko maze akamubwira ati reka ahubwo tugende tutaza gutinda. Bahita bagenda rero bakajya ahantu bagombaga nyine kwicara bagasangira. Baricara rero maze bagatangira kwibwirana. Tina rero abwira Mandela ati nk'uko nabikubwiye izina ryanjye urarizi, nitwa Tina, ndi umukobwa w'imyaka 25, nashoje kaminuza rero ndetse rwose nkora na masters mu bijyanye na finance. Ubu rero tuvugana nkora muri banki, ikindi kandi ndi single ariko ntabwo rwose nshakisha.
Tina rero ahita ahindukira n'ubundi akitegereza Mandela, maze rwose akabona Mandela yatwawe nyine ari kumva ibyo Tina avuga. Tina rero ahita amukora ku maso, maze agahita amubwira ati kanguka, nawe rero umbwira nyine ibikwerekeye, wikomeza kumva ibyanjye gusa, nkeneye nawe kukumenya wese. Naho rero Mandela ahita amubwira ati nanjye ukeneye kumenya rero inkuru yanjye y'ubuzima. Tina ati cyane. Mandela ati nk'uko nyine nabikubwiye, nitwa Mandela, ndi umusore w'imyaka 32, ndi umu IT, mbana rero na mushiki wanjye gusa, nitwe babiri tubana gusa. Nyine nari maze igihe kinini ntaba muri uyu mujyi. Cya gihe nyine nagusangaga imodoka yawe yapfuye, nibwo nari ndi kuza mva mu wundi mujyi nkoreramo. Gusa rero ibindi ngiye kukubwira byo rwose bishobora kugutungura. Nyine ubu tuvugana nanjye ndi single, ariko jyewe ndashakisha. Uretse yuko nshobora kuba ntagishakisha kubera ko ndakeka ko umukobwa w'inzozi zanjye narangije guhura nawe. Tina rero ahita yijima, maze agahita amubaza ati umukobwa w'inzozi zawe mwarangije guhura? Naho Mandela ahita amufata ikiganza ati yego, umukobwa w'inzozi zanjye naramubonye. Gusa rwose ntutungurwe, ariko ndashaka kukubwira yuko uwo mukobwa ni wowe. Tina rero akomeza kwitegereza Mandela, maze Mandela agahita amubwira ati rero rwose ntakubeshye, nkikubona cya gihe uhagaze imbere y'imodoka yawe uri kugerageza kureba ikibazo ifite, nahise rwose mera nk'umuntu ubonekewe, ndetse rwose nkikubita amaso mbonye ikintu cy'agaciro. Nkikubona kandi niyumvisemo ko mpuye n'umukobwa ukomeye mu buzima bwanjye, numvise mpuye n'umukobwa w'inzozi zanjye, ndetse rwose umukobwa nahoraga ntekereza ko ariwe nzakundana nawe. Sinzi uko wabyita, gusa njye rwose naragukunze. Naho Tina ati ariko nibwo tukimenyana nta minsi irashira? Mandela ati yego ndabizi, ariko rwose naragukunze, gusa ntabwo nzi izina tuzita urwo rukundo, niba tuzabyita coup de foudre, niba tuzabyita ngo iki ntabwo mbizi. Coup de foudre mu kinyarwanda ntabwo nzi ukuntu nabisobanura neza, gusa nyine ni nk'urukundo rwihuse cyangwa se ruhutiyeho. Ubwo uzaba abizi kundusha azanyandikire muri comment nyine ikinyarwanda cyabyo cya nyacyo. Tina rero ntabwo rwose abitindaho, cyane ko nawe aba yarakunze uyu musore cyane. Gusa nyine kwihagararaho bya gikobwa ntabwo bibura, nyine ahita atuza ntamubwire amagambo menshi. Gusa nyine nawe biba bimushimishije kuba uko yatekereje uyu musore nawe ariko yagiye amutekereza. Mandela rero arinda akitegereza Tina, maze akamubwira ati gusa nyine uri umukobwa mwiza, sinjya mpanga kukureba, ndetse rwose n'iyo ndi jyenyine mba nifuza ko isura yawe ariyo yakomeza ingarukira mu bitekerezo byanjye, kuko uri mwiza cyane, uri mwiza cyane rwose kurusha uko natekerezaga umukobwa nzakunda. Narakubonye umuntu utangaje. Naho Tina ati ariko nawe rwose jya ugabanya kuntera imitoma kuko uranakabya. Mandela ati sinkabya, ibyo mvuga nyine niko bimeze, uwo ndi kuvuga niwe wowe. Uyu munsi rero Tina rwose agira umugoroba mwiza, barishima rero, ibintu rwose biba ari byiza cyane. Amasaha yo gutaha rero aragera, maze Mandela agatahana Tina, dore ko nyine n'ubundi baba baje mu modoka imwe. Mu gutaha rero baba bicaye nyine begeranye, Mandela aba afashe ikiganza cya Tina, maze akajya amureba mu maso, bose bahuza amaso bagahita bamwenyura. Bagera rero mu rugo kwa Tina, maze nyine bakava mu modoka na Mandela akavamo. Abwira rero Tina ati ni ukuri wakoze cyane kumpa umunezero w'uyu mugoroba. Naho rero Tina aramubwira ati ahubwo ni wowe wakoze kuko wampaye ibyishimo, uyu mugoroba nishimye cyane rwose. Mandela ahita amubwira ati hoya, ukwiye ibyiza rwose birenze ibi ngibi. Ajya kumusezera rero, maze agahita amuha bizu. Tina rero ahita amera nk'isitati, arahagarara nyine, ukabona nyine biramurenze ukuntu.
Yitegereza rero Mandela ariko nyine ntagire ijambo na rimwe avuga na Mandela kandi ntagire ikindi kintu amubwira, ahubwo agahita amwereka sinya nyine ati ndaza kuguhamagara. Ajya asubira mu modoka rero maze akagenda, naho rwose Tina aguma ahagaze aho ngaho ari kwikora ku munwa yumva nyine yatangaye, ikindi kandi aba yishimye cyane. Arafungura rero akinjira mu nzu, maze rwose akigera mu nzu ahita ajugunya ibintu byose hasi aba afite, akicara mu ntebe agatangira akikora ku munwa, akibuka ukuntu Mandela yamuhaye bizu, maze si ukwisetsa akivayo, yifata ku munwa n'ibiganza byombi maze akajya abireba akongera nawe ibiganza bye akabiha bizu. Aba yishimye kwa kundi nyine umuntu yishima, maze agahaguruka akazenguruka inzu yose ateze amaboko agenda abyina nyine ameze nk'uri kuguruka. Mandela rero agera mu rugo maze akabwira mushiki we ati uyu munsi nagize umunsi mwiza, ndumva rwose nibereye neza nko muri paradizo. Gusa nyine uriya mukobwa aratangaje, ni mwiza cyane, cyamukwereka uzi yuko kubera ubwiza bwe n'inyenyeri bajya bavuga ngo nizo nziza zibaho, nazo rwose zamufuhira, ni mwiza cyane bitangaje. Mushiki we rero bari kumwumva yifashe ku itama nyine yumiwe, maze agahita amubwira ati kagira inkuru rero, uwo mukobwa ni mwiza cyane kurusha inyenyeri zo mu kirere. Naho Mandela ati nta naho bahuriye. Mushiki we ati cyakoze ndumiwe, uri mu rukundo rwose birumvikana, umusaza wanjye ari mu rukundo yabaho. Naho rero Mandela ati uyu mukobwa twahuye aratangaje, kandi nyine nahise mbona ko ari we mukobwa nifuzaga, ni ubwa nyuma rwose ngiye gukunda umukobwa kuko ndifuza kuzaba ari uriya nzakunda ubuzima bwose, ni mwiza cyane kandi arahebuje. Naho Sylvie ati ariko ibyo warabivuze ku bakobwa bose mwagiye mutandukana. Mandela ati nyine buriya ntabwo bari abanjye, gusa kuri iyi nshuro noneho rwose nafashe umwanzuro kandi ntabwo nzawicuza. Uriya mukobwa rwose nta wundi nzigera murutisha, niwe w'ubuzima bwanjye bwose. Mushiki we rero ahita akomeza amubwira ati uri mu rukundo rwose nabyumvise, uriya mukobwa uramukunda cyane. Naho rero Sylvie agahita yongera kumubwira ati none se nta gafoto ke ngo unyereke, ndumva rwose unteye amatsiko yo kureba nyine uyu mukobwa ugiye kuza mu muryango wacu. Mandela ahita amubwira ati rero kubera ukuntu nari natwawe ntabwo rwose nibutse kumufata agafoto, ariko ntugire ikibazo, ejo mu gitondo tuzahura, noneho nzahita mufata agafoto maze nkakuzanire. Sylvie ati mufitanye rero gahunda ejo mu gitondo? Mandela ati yego, tuzajyana muri siporo, gusa nyine noneho agafoto ke nzaza nkazanye. Sylvie ati ahubwo se niba muzahura wazahise umusaba ko yazaza kugusura maze ukazamuzana hano nkamureba, nzabategurira nyine maze mbakire, rwose ndifuza kureba nyine uwo mukobwa wagutwaye umutima. Naho Mandela ati koko se nibyo rwose uriteguye kumwakira neza? Mushiki we ati cyane, urumva koko umukobwa wakunze njyewe nareka kumukunda se? Ni karibu rwose uzamuzane. Mandela rero arishima maze akamubwira ati ubwo ejo mu gitondo niduhura nzahita nyine musaba ko yazaza kunsura hano, maze rwose azaze mubonane. Gusa nyine ukimubona uzatungurwa, ni mwiza cyane cyane. Naho rero Sylvie ati ndumva rwose yararangije kugutwara umutima neza neza. Mu gitondo rero bajya muri siporo, maze Mandela akabwira Tina ko rwose mushiki we yifuza kumubona. Tina rero abyakira neza cyane maze akamubwira ati rega nanjye rwose nifuza kumenya aho utaha. Bumvikana rero ko umunsi ukurikira aribwo rwose Tina agomba kuzajya kureba Mandela ndetse na mushiki we. Uwo munsi rero Sylvie aritegura maze rwose agateka amafunguro agiye atandukanye, ibyo kunywa nyine bakabigura bitandukanye. Mandela rero amusanga mu gikoni ati umuhumuro wuzuye inzu yose, hano harahumura cyane. Naho Sylvie ati niteguye rega umushyitsi w'imena, uzi umushyitsi ugiye kwiyongera mu muryango wacu, ubu noneho rwose ntabwo tuzaguma turi babiri gusa, ahubwo tugiye kugira n'umuntu wa gatatu, ngomba rero kumwitaho kandi nkamuha karibu nyine mu muryango wacu. Mandela rero arishima maze akamubwira ati rwose nkunda ko uri mushiki wanjye unkunda kandi wubaha ibitekerezo byanjye.
mushiki we arahita amubwira ati ahubwo ugende nyine uba uteguye ibyo kunywa kuko birahari bihagije nubwo amafunguro atararangira, ariko nyine muraba mufata icyo kunywa nanjye ndaba mbisoje mu mwanya muto. Ajya kugendera kuri Sylvie agahita amubwira ati ariko Mandela, mbabarira rwose ubanze unyereke ifoto ye, ndifuza nyine kubanza nkanamenya uko asa mbere y'uko aza, nasanga ari mubi nyine ngahita nkubwira ko rwose tutari bumwakire mu muryango wacu. Mandela ati wiki, ati aba mubi n'ukuntu kose nakubwiye ko nyine ari mwiza cyane. Sylvie ati nyine nabyemera mbibonye, naho Mandela ati ariko ubu rwose araje ashobora no kuba ari hanze, nta mpamvu zo kureba ifoto uraza kumureba wese. Sylvie ati hoya rwose mbabarira mbanze nyine mugireho igitekerezo. Mandela rero akuramo telefone maze akashyiramo ifoto ye arayimuhereza ati ngaho reba rwose, reba wa mukobwa mwiza nakubwiraga. Ahita rero yumva amahoni ari kuvuga maze akumva ko nyine umukunzi waje, ahita agenda yiruka ajya gufungurira Tina. Naho rero Sylvie asigara areba iyi foto ati hoya rwose nizere ko ndi kurota atari uyu mukobwa waba yarahuye na musaza wanjye, uyu we rwose sinamwemera mu muryango wacu, nta nubwo kandi natuma yinjira no mu nzu yanjye, uyu mukobwa sinamwakira rwose uko byagenda kose. Ahita rero nawe asohoka inyuma ya musaza we. Mandela we rero aragenda maze agafungurira umuryango Tina agasohoka mu modoka, barahoberana bagafatana cyane dore ko baba banakumburiranye maze bagasomana. Mandela rero ahita afata Tina maze akamushyira imbere akamufata mu nda nyine bakagenda bafatanye, bajya kwinjira rero mu muryango maze Sylvie akaba arahageze ati wowe urashaka gutera intambwe winjira mu nzu yanjye, ntabwo rwose nakwemerera ko winjira iwanjye. Tina rero yitegereza Sylvie maze agahita atungurwa, ahita yijima mu maso kandi nyine agatangara cyane ko ari Sylvie asanze hano. Tina rero ahita abaza Mandela ati uyu se niwe mushiki wawe? Naho rero atarabona igisubizo, Sylvie nawe ahita abaza Mandela ati ni uyu mukobwa uzanye, uyu mukobwa ni dayimoni ryigendera. Mandela we nyine ubwo ibintu biba byamucanze. Sylvie ati uyu mukobwa ntutekereze ko agukunda, ni dayimoni ahubwo rizakwica neza neza, uyu nguyu rwose ntabwo akwiriye kubabarirwa, ntabwo rero yakwinjira mu nzu yanjye. Mandela ati ariko nimunsobanurire ibintu muri kuvuga ntabwo mbizi. Tina rero ahita yindukira maze akongera agasubira mu modoka ye agafunga agatangira kuyatsa. Mandela yiruka inyuma ati sheri mbabarira rwose uhagarare maze mumbwire ibiri kujya mbere kuko rwose ndabona ibintu byose byancanze. Tina rero ntabwo amwumva ahita akomeza akigendera. Mandela rero yinjira akurikiye mushiki we ati mbabarira umbwire ibibereye aha ni ibiki? Naho mushiki we ati uriya mukobwa ni umugome cyane rwose, niwe wambujije kontara nari nizeye y'ubuzima bwanjye, yagombaga kumpindurira ubuzima. Uriya mukobwa rwose naramugonze maze amubwira yuko ngomba gukoresha imodoka ye, twagiye mu igaraje maze mbonye ntangiye gukererwa, namusabye ko rwose ashobora no kujyana imodoka yanjye akaba ariyo akoresha cyane cyane ko yari nzima, maze nanjye rwose nkajyana iye yari yangiritse nta kibazo, nta n'icyo byari bimbwiye. Icyari ikiri imbere byari uko rwose ngomba kubona iriya kontara. Uriya mukobwa yarabyanze maze ambwira ko ngomba kuhaguma kugeza imodoka ye ikize. Nahicaye amasaha 5 yose maze igihe nahaviriye nsanga ya kontara yahawe undi. Sylvie rero bari kuvuga izi nkuru aba yongeye yatangiye kurira kandi cyane kuko rwose biba ari ibintu byamubabaje mu buzima. Ati tekereza nawe uwo munsi nibwo rwose yampombeje ikintu cyagombaga kuzanteza imbere, ikintu cyagombaga kuzampindurira ubuzima, yarakinyambuye gutya neza mu biganza. Mandela rero abwira mushiki we ati birababaje, ihangane rwose ndabyumva ko bibabaje. Mandela rero amara kuvugana na mushiki we maze agahita ajya kwa Tina, aragenda agakomanga. Tina aramufungurira ati uje gukora iki se kandi ko rwose namaze kubona ko nyine inzira zacu ziri kureba ahantu hatandukanye. Naho Mandela ati ndaje ngo tuvugane, ndifuza nyine ko twaganira maze nyine ukambwira uko byagenze uriya munsi. Tina ati ntakubeshye uriya munsi rwose ndicuza kuba warabayeho mu buzima bwanjye. Mushiki wawe yarangonze maze ava mu modoka ari kunyiyemeraho
aho kugira ngo ansabe imbabazi maze dukemure ibibazo, ahubwo rwose agerageza kunyereka ko imodoka yanjye nta kivuze ndetse ko rwose ari amakosa yanjye. Byarambabaje rero maze nanjye kugira ngo mwigishe isomo nyine mubwira yuko noneho atagomba kuza kuhava imodoka yanjye idakize. Gusa rwose ndabyicuza, reba ko na nyuma yabwo twarahuye maze musaba imbabazi, ariko ntabwo yigeze ashaka kumvugisha, nta nubwo kandi yifuza kumbabarira. Gusa nyine ndabyumva ko nakoze amakosa, ariko ni ukuri iyo aza kumbwira ati mbabarira rwose nakoze amakosa, ibyo bintu biba byararangiriye aho. Ariko nyine kubera ko yanyiyemeyeho nanjye nafunze umutwe. Gusa ngewe rwose nicuza kuba uriya munsi warabayeho, ntakubeshye mba numva nyine namusaba imbabazi maze tukiyunga, gusa nuko batagishaka kumbona ukundi. Baraganira rero maze Mandela agataha, agera mu rugo maze mushiki we akamubaza aho yari avuye, naho Mandela ahita amubwira ati nari mvuye kureba Tina. Mushiki we rero aratangira akitotomba, maze Mandela akamubwira ati nari namaze kumva uruhande rwawe, nagombaga kumva n'uruhande rwa Tina kandi mwese nabwumvise, gusa nyine Tina aragusaba imbabazi rwose. Ikindi kandi byaramubabaje rwose ibyabaye uriya munsi, ariko ngo yashatse no kugusaba imbabazi nawe urazimwima, kandi ni nawe reka wari wakoze amakosa. Ikindi kandi nawe wihagazeho uriya munsi, iyo uza gusaba imbabazi Tina ntabwo warahombye ya kontra yawe, kubera yuko ibintu mwari kubikemura. Ariko kwigira umuntu nyine utajya usaba imbabazi, kwigira intagondwa, nibyo byatumye utakaza kontra yawe. Mushiki we ati ubwo nawe uraje ugiye kumera nyine nka wa mushuti wanjye, niwe rwose ujya ku ruhande rw'uriya mukobwa akambwira ko nagombaga kumusaba imbabazi. Mandela ati yego byari byo kuko wari ukoze amakosa, gusa nyine Tina nawe rwose aricuza nyine kuba yarakoze biriya bintu yabikoreshejwe n'umujinya yari afite. Naho Sylvie ati rero rwose reka nkubwire, niba uri musaza wanjye ukaba unyubaha kandi ukaba unkunda, sinshaka kuzongera kubona uriya mukobwa ukundi, sinifuza ko muzongera kuvugana, mbese nta hantu na hamwe nifuza ko mwazongera guhurira. Mandela ati ariko uriya mukobwa ndamukunda, kandi kuba mwaragiranye ibibazo ntabwo byatuma rwose ndeka umukunzi wanjye, kuko ndamukunda kandi cyane. Mushiki we ati ubwo rero uzahitamo hagati yanjye n'uriya mukobwa. Umunsi wakurikiye rero Mandela asohoka mu rugo mu masaha y'ijoro, aba ari mu ma saa mbiri. Mushiki we rero abona asohotse maze akamugenda inyuma gake gakeya ngo arebe aho agiye, kubera ko rwose aba yaramwihanangirije ndetse yaramubujije kuzongera guhura na Tina ukundi. Aba yaramubwiye yuko nyine burya inshuti y'umwanzi wawe nayo iba ari umwanzi wawe. Ni nkaho yakabwiye nyine umusaza we ati nukomeza kugendana n'uriya mukobwa w'umwanzi wanjye nawe uzaba uri umwanzi wanjye. Aramukurikira rero maze akajya kubona akabona yinjiye neza neza kwa Tina. Baba bakinjira maze bagahita batangira gusomana abarebera nyine muri rido, kubera yuko haba ari nijoro kandi hacanye amatara mu nzu. Umujinya rero uramwica ukuntu nyine aba abona umusaza we ari kwishimana n'uyu mukobwa we rwose aba yanga urunuka. Asubira mu rugo rero n'umujinya mwinshi, maze agafata varize ya Mandela agatangira gupangamo ibintu bye byose. Mandela rero araza avuye kwa Tina maze agasanga mushiki we ahagaze muri salo na ya varize ye, akira rwose mvira mu rugo, genda usange uriya mukobwa maze mugumane ubuzima bwanyu bwose. Naho Mandela ati hoya nizere ko rwose ibyo bintu utabinkora, narabikubwiye. Tina rwose aragusaba imbabazi, aricuza ibyabaye byose. Naho Sylvie ati ntabwo yicuza, uriya mukobwa ni shitani. Ubwo rero utangiye kujya umudefanda, genda nawe umusange, ubwo mwese muri bamwe. Mandela ati ariko rwose uri sister wanjye, ni gute wanyirukana mu rugo? Ni gute wananirwa kwihanganira umukunzi wanjye? Kubera iki rwose wifuza yuko ibibazo wagiranye n'uriya mukobwa byaba intandaro yo gutandukana kwanjye nawe?
naho Sylvie ati sinifuza kongera kukuvugisha ndetse rwose ntabwo nkwirukanye mu nzu yanjye gusa ahubwo nanakwirukanye mu buzima bwanjye sinzongere kukubona ukundi ndetse rwose guhera uyu munsi nibagiwe ko njye nawe tuva inda imwe. Mandela rero yinginga rwose mushiki we kugira ngo amubabarire nyine agume hano, ati iki gihano rwose umpaye kirakomeye, kunyirukana ni ibintu bikomeye noneho ukuntu unyirukanye mu masaha y'ijoro. Ariko Sylvie nyine nta kintu na kimwe aba yifuza kumva kuri uyu musore. Nta yandi mahitamo rero Mandela aba afite, arasohoka maze nyine aragenda akongera agakomanga kwa Tina, Tina aza gufungura maze akabona ni Mandela ukomanga, yareba akabona afite na varize, aramubaza ati mbwira bigenze bite noneho? Naho Mandela ati reka ninjire ndakubwirira mu nzu. Tina rero arafungura maze Mandela akinjira, abakinjira n'ubundi agahita amuhobera maze akamuryama ku rutugu maze agatangira kurira. Ati tekereza ko mushiki wanjye ambwiye ko anyirukanye mu rugo ndetse no mu buzima bwe, mbese mushiki wanjye yanyanze burundu, yabimenye nyine ko nari ndi hano none kwihangana byanze. Tina ati urabyumva ute se turamutse dusubiyeyo maze tukajya kumusaba imbabazi, kubera ko njye ntabwo nifuza kugutandukanya na mushiki wawe, ntabwo rwose mbishaka. Naho Mandela ati mushiki wanjye yararakaye cyane, mwihorere rero uko igihe kizagenda gishira ahari yenda azacururuka. Tina rero ahita abwira Mandela ati ubwo rero nyine nta kundi, ngaho nyine guma hano kubera ko nta handi hantu ndakeka ufite ho kujya. Buracya rero aba ari mu masaha y'umugoroba, Tina rero ndetse na Mandela bajya mu gikoni bagategura amafunguro urukundo ari rwose. Tina aba ari gutegura naho Mandela amufashe mu nda, ibyo ari gukora byose bari kuganira nyine, ariko mujya amwongorera amuri inyuma, umunwa we rwose uri ku matwi ye, ariko kandi anamusamagura ku matama amubwira ukuntu ari mwiza ndetse rwose n'ukuntu ari umunyamahirwe kuba amufite mu buzima bwe. Bamara rero gutegura amafunguro maze bagafungura ariko rwose banatamikana ubona urukundo ari rwose. Bajya rero kuryama maze bakabanza bakicara bakaganira. Tina rero yitegereza Mandela maze akareba ukuntu n'ubundi amureba akamwenyura, aramubaza ati mbwiza ukuri ni iki kintu kiba kiri gutuma umwenyura, cyane cyane ko rwose ibintu byose by'agaciro wabitakaje, watakaje akazi kawe, watakaje sister wawe ndetse rwose watakaje n'aho kuba kwa sister wawe nyine aho wabaga, nta kintu kimwe usigaranye, ni gute waba ukibasha kumwenyura? Naho Mandela arongera akamwitegereza maze nanone akamwenyura, aramubwira ati impamvu rero mwenyura ni uko rwose ikintu cy'agaciro mu buzima bwanjye ntigeze ngitakaza, kubera ko wowe nkigufite ntigeze nkubura kandi nyamara ari wowe muntu w'agaciro, niyo mpamvu nkimwenyura. Ni ukuvuga ko ikintu cy'ingenzi kuri jye ndagifite, ni urukundo rwawe, ndagukunda cyane, keretse rwose igihe naba ntakaje wowe nibwo ntazongera kumwenyura ukundi. Tina rero ahita amuhobera cyane, bose rwose ubona noneho bijimye, maze Tina akamubwira ati ndagukunda cyane. Mandela nawe ati nanjye ndagukunda. Tina rero ahita abwira Mandela ati ariko nanone ndagukunda, ariko nanone sinifuza rwose kujya hagati yawe na mushiki wawe, sinifuza kuba ikibazo ku muryango wawe. Mandela ati ariko ntabwo rwose ari wowe watumye ibi bintu bibaho, ahubwo ni ukunanirwa kwihangana kwa mushiki wanjye. Tina rero abwira Mandela ati gusa nyine kugira ngo dukemure ikibazo, njyewe ndumva twatandukana maze ukishakira undi mukunzi, ahari mushiki wawe yamwemera. Naho Mandela ahita abwira Tina ati ibyo bintu ntabwo bishoboka, uramenya utazabirota no mu nzozi. Iyo ntekereje urukundo ntekereza wowe, iyo ntekereje umukunzi ntekereza wowe, mbese iyo ntekereje ibyiza byose ntekereza wowe. Ni wowe rero urukundo rwanjye, nta wundi kandi wagusimbura, nta n'uwatujya hagati njye nawe ngo tureke gukundana. Baba bakiri kuvuga ibi maze bakumva umuntu arakomanze, kandi rwose aba ari mu masaha y'ijoro cyane.
bose rero baratungurwa maze bakarebana. M- Mandela ahita abaza Tina ati hari umuntu se mwari mufitanye gahunda? Naho Tina ati hoya rwose ntawe, ariko nta kibazo reka njye kureba. Tina rero ahita ajya gufungura, gusa uyu muntu aba ari gukomanga cyane nyine. Tina yabangamiwe, ajya kugera ku muryango ati ariko wowe wakomanze buhoro utancira urugi. Abagifungura rero maze agasanga ni Sylvie, ahita atuza maze agahita amubwira ati mwiriwe neza. Naho Sylvie ati ceceka ceceka rwose wadayimoniwe, winsuhuza. Ndashaka umusaza wanjye ari hehe? Noneho rwose wagira ngo wamuhaye n'uburozi, urabona ngo ave mu rugo aze kuba hano. Muri ako kanya rero Mandela nawe aba yabyumvise rwose ko ari mushiki we waje, ahita asohoka mu cyumba maze akaza avuga ati wowe urashaka iki hano? Urashaka iki ku musheri wanjye? Naho rero Sylvie ahita amubwira ati ndabona rwose uburozi baguhaye bwarakoze, gusa nyine nje kugutwara, hita ufata ibintu byawe byose maze uze tugende ureke iri dayimoni. Mandela rero ahita amubwira ati dayimoni ryonyine ndeba hano ni wowe. Sylvie rero kwihangana byanga maze akaba akubise urushyi Mandela. Tina rero ahita yitambika akajya imbere ya Mandela ati have rwose utongera gukubita sheri wanjye, uyu ni umukunzi wanjye. Naho Sylvie ati ariko nanjye ni musaza wanjye. Mandela rero ahita abwira Sylvie ati nta hantu na hamwe ndi bujye, ntabwo rwose ndi bugukurikire, kubera yuko amakosa yose ni ayawe, hano meze neza ndi kumwe n'umukunzi wanjye. Sylvie rero umujinya uramwica maze agatangira kurwana n'aba bose ati barakuroze, baguhaye uburozi rwose. Baramufata rero maze bakamujugunya inyuma y'urugi bagahita bifungira. Arataha noneho agataha ameze nk'uwasaze neza neza, uba ubona atifuza ahari ko Mandela yaba ari kumwe na Tina muri uru rugo. Aba yaramwirukanye azi ko ari bujya ahandi, maze kumenya ko rwose yaje kwa Tina kandi bakaba bameze neza nabyo biba biri kumurya ahantu. Umunsi wakurikiye rero aba ari mu masaha y'ijoro. Mandela rero aba aryamye asinziriye yashyizweyo, maze agahita arota abona we na Tina bari gusohoka mu muryango, maze bagahita bakubitana na mushiki we aje kubareba. Mu gihe rwose bataragira ikintu kimwe bavugana, mushiki we agahita akura imbunda ahantu aba yayihishe maze agatangira kubarasa, akabarasa amasasu abiri nyine bose akabarasa. Ahita rero akangukira hejuru maze agakanguka ahamagara Tina ati sheri sheri, maze yareba neza akabona Tina ntabwo ari hano mu buriri. Ahita abyuka rero maze akagenda ari kumuhamagara, ajya muri tuwarete akamubura, akajya muri saro akamubura, akajya mu gikoni akamubura, inzu yose arayizenguruka maze rwose akabura Tina. Ajya no hanze ahantu hose akamushaka akamubura. Aramuhamagara maze telefone ye igasonera aho ngaho. Ahita rero agenda maze akajya kwa sisita we, aragenda agakomanga, sisita we agafungura maze agahita amubwira ati ndashaka umukunzi wanjye, Tina ari hehe? Wamushyize hehe ko namubuze ahantu hose? Naho rero Sylvie ati namushyize he se? Njyewe ndi umurinzi we, urumva ari njye ndi kumwe nawe. Naho rero Mandela ati urambwira aho wamushyize, kubera yuko ni wowe nyine wari uri kumubwira amagambo mabi, ni wowe utamwifuriza icyiza, ibyo ari byo byose ni wowe uzi ahantu ari, urahambwira byanze bikunze. Mushiki we ati mvira mu rugo, genda rwose ihute mvira ahangaha, reka kumbwira ayo mafuti. Naho rero Mandela ahita agenda maze agahita amubwira ati ibyo uri kwivugishwa nta kibazo, uraza kubivugira kuri polisi niho uza kubisobanurira. Sylvie rero ahita atangira kubyibazaho nyine ibintu umusaza we ari kumubwira, amubwira ngo namubwire aho yaba yashyize Tina, ariko nyine akayoberwa ibyo ari byo. Iri joro ryose rero Mandela arara agendagenda inzu yose, ibintu byamucanze biba byamugose. Buracya rero maze akajya kuri polisi kuvuga ko nyine yabuze umukunzi we.
Uyu umumama rero aba ari guha ikirego, dore ko rwose iyi polisi nayo iba ari iyo muri iyi karitsiye. Uyu mupolisi aramubaza ati mbwira ko rwose Tina tumuziho kuba ari umukobwa mwiza kandi witonda, ubana n'abantu bose amahoro, urakeka ari nde rwose waba wamushimuse? Urakeka ari nde wamugirira nabi? Naho Mandela ati umwanzi wenyine afite kuri iyi si ni mushiki wanjye, nta wundi rero rwose waba uri inyuma yo kubura k'umukunzi wanjye uretse Sylvie. Uyu mupolisi ati ibyo bintu uvuga se urumva rwose ubihagazeho? Mandela ati yego, mushiki wanjye niwe muntu w'umunyamujinya nzi kuri ino si Imana yaremye. Ndabizi rero ko rwose nta na kimwe atakora kubera ko ngewe mugirira ubwoba iyo yarakaye. Ndahamya ntashidikanya rero ko kubura k'umukunzi wanjye rwose nawe abifitemo akaboko. Uyu mupolisi rero ahita amubwira ati nta kibazo itahire, tugiye gutangira iperereza maze rwose tumenye ibi bintu biri kuba ibyo ari byo. Bahamagaza rero Sylvie maze bakamubwira bati tubwire Tina wamushyize hehe? Naho rero Sylvie ati Tina rwose ntabwo nzi aho ari. Nabo bati musaza wawe yavuze ko ari wowe wenyine mufitanye ikibazo, kandi natwe twese turabizi ko uriya mukobwa nta wundi muntu n'umwe bagirana ikibazo muri iyi karitsiye. Sylvie ati rwose si ukubabeshya ntabwo mbizi, gusa noneho kuri iyi nshuro aba afite ubwoba, ubona rwose abona ko ibintu noneho byakaze. Uyu mupolisi aramubwira ati urabivuga rero byanze bikunze cyangwa tugufunge, kubera ko nyine ni wowe wagiye kumubwira amagambo mabi, ni wowe kandi wirirwaga umubwira ko umwanga ndetse rwose ko ari mubi. Ubwo rero ni ukuvuga ko n'ibibazo byose biri kumubaho ubifitemo uruhare. Sylvie rero abahakanira yivuye inyuma maze rwose akanarira ati hoya, ntabwo rwose ari njye nabigizemo uruhare, ntabwo nzi ahantu uyu mukobwa ari. Baramureka rero maze agataha, gusa noneho kuri iyi nshuro aba afite ubwoba kandi bwinshi. Naho rero Mandela we akomeza gutekereza ikintu cyaba cyarabaye kugira ngo Tina rwose abure. Aricara rero ibitekerezo byamurenze, yabuze icyo afata n'icyo areka, maze akibuka umunsi umwe yari yicaranye na Tina bari kuganira, maze Tina agatangira kumubwira ukuntu kera yari afite umusore w'umukunzi bakundanaga. Ati rero uwo musore yarantotezaga cyane, yarankubitaga, mbese yankoreraga ibintu byose bibi, yanteraga ubwoba. Tina rero akomeza amubwira ati narebye rwose ukuntu yafataga, uko kuntu yampondaguraga ndetse akanamfuhira cyane tutarabana, maze nkibaza ko noneho nitubana azanyicisha inkoni. Naje rero gufata umwanzuro maze noneho ndamureka rwose burundu. Kwiyakira rero byabanje kwanga, atangira nyine kujya angendaho, gusa hashize igihe maze rwose amera nk'aho yanyibagiwe. Ubwo we nyine tuvugana hashize imyaka 7 yose atamvugisha. Natangiye rero ubuzima bwanjye bushya, gusa nyine igiteye amakenga ni uko uwo musore turi kuvuga ntabwo atuye kure yanjye, atuye muri iyi karitsiye. Ubwo niko nyine bari kumubwira igipangu atuyeho nimero zacyo. Mandela rero ahita atekereza neza maze agahita avuga ati nyamara rwose birashoboka ko uyu musore uyu munsi Tina yari ari kumbwira ashobora kuba ari we uri inyuma y'ibi byose, kubera ko ahandi hose ndabona rwose nta wundi muntu nakeka, kuko abantu bose bandi barabihakanye barimo na mushiki wanjye. Mandela aratangira kubitekerezaho neza ikintu yakora kugira ngo nyine amenye ibyo uyu musore arimo muri iyi minsi. Mandela rero yicaye wenyine aratekereza ati ngomba kuzajya mba hafi y'igipangu cy'uyu musore maze nkamenya muvoma ze zose, nkamenya aho ajya, nkamenya ibyo akora, nkamukurikirana, bityo rwose bizatuma menya niba ari we uri inyuma y'ibura ry'umukunzi wanjye. Ntibitinda rero rwose iri joro Mandela nyine arambara maze nyine akajya guhagarara hafi y'iki gipangu cy'uyu musore, ahantu nyine aba akitegeye neza. Ajya kubona akabona rero uyu musore arasohotse yambaye nk'ininja, aba yambaye ibintu by'umukara, yambaye ndetse n'igipira gifite ingofero,
ubona nyine yambaye nk'umuntu ugiye ku rugamba. Arasohoka rero maze agatangira kugenda, maze Mandela nawe akagenda amukurikira ariko amugendera kure. Ajya kubona rero akabona yinjiye ahantu mu kizu abantu bose batabagamo, ikizu nyine ubona kimeze nk'icyo bataye kituzuye. Mandela rero akomeza kumugenda inyuma nyine buhoro buhoro kugira ngo arebe ibyo uyu musore yaba agiyemo. Mandela rero ahita agenda akikinga ku gikuta, maze agahita abona uyu musore nyine aragiye apfukuye ahantu haba hicaye umukobwa, maze Mandela yareba neza agahita asanga uyu mukobwa wicaye ahangaha ni Tina. Uyu musore rero amukuraho ikintu mu kanwa, maze Tina agahita abaza uyu musore ati ni wowe koko uranshakaho iki se kandi? Naho rero uyu musore ahita abwira Tina ati uratunguwe se? Kurya rwose bakuzanye hano nyine umeze nk'usinziriye, ntabwo wigeze unatekereza ko yaba ari jyewe? Naho rero Tina ati hoya rwose numvaga njye nawe twararangizanyije, uranshakaho iki? Naho uyu musore ati ntabwo rero rwose nari kukureka gutyo gusa, waramfashe maze ungira igikinisho cyawe, naguhaye umutima wanjye urangije urawufata uwucagaguramo ibice, wanjombye inkota mu mutima, mbese wangize nkaho rwose ndi igikinisho cyawe. Naragukunze maze wowe urankinisha gusa, wumvaga se nzakureka gutyo gusa? Ntabwo rwose bishoboka, baravuga ngo ijisho rihorerwa irindi. Kuri njyewe rero iyo nkoreye amakosa ntabwo ari ijisho rimwe gusa ngukuramo, ahubwo ngukuramo amaso abiri. Uyu musore rero abwira Tina ati ikosa rikomeye wakoze mu buzima ni uguha umutima wawe uriya musore mushya waje maze ukamukunda. Byarandiye kubera ko njyewe sinari narigeze njya kure yawe habe na gato, burya naragukurikiraga ahantu hose wajyaga, ndetse nyine nari nanabizi ko ufitanye ibibazo na mushiki we kandi bikomeye. Rero rwose byaramfashije kubera ko nyine umunsi mushiki we aza kukureba iwawe ndetse uri kumwe n'uriya musore, nahise ntekereza ko aricyo gihe cyiza cyo kugira ngo ibyanjye nawe mbishyireho iherezo, kubera yuko natekereje yuko nindamuka nkugiriye nabi nta wundi bizitirirwa rwose uriya mukobwa, kubera nyine amagambo mabi yakubwiye. Ndahamya ntashidikanya ko n'ubu ngubu ari mu mazi abira kubera ko wabuze, niwe rwose ubu ibintu byose biri ku mutwe. Noneho rero ninkwica urumva ko nyine niwe bazabibaza, nta muntu jyewe uzabimbaza. Tina rero aba yatangiye kurira ati ndakwinginze rwose mbabarira, ndakwinginze mbabarira. Naho uyu musore ati umva rero nkubwire, ahubwo ndi wowe nakabaye ndi gusenga amasengesho yanjye ya nyuma, gusenga rwose, kubera yuko byanze bikunze ndakwica, kandi nimara kukwica n'uriya musore nawe ndagenda maze mumene umutwe. Ahita azamura imbunda rero maze yatangira kuyitunga Tina. Mandela ahita azana igiti maze agahita akubita uyu musore amuturutse inyuma, dore ko uyu musore nyine aba yicaye imbere ya Tina. Uyu musore rero ahita agwa hasi nyine kuko rwose Mandela amukubitana imbaraga kandi nyinshi. Mandela rero ahita atangira kuzirikura Tina maze akamubaza ati mukunzi umeze neza? Bakubabaje? Bakugiriye nabi? Naho Tina ati yego banziritse rwose cyane, aba ari no kurira nyine amarira ari yose. Amara kumuzirikura rero maze bagahita bahoberana. Mandela akamubwira ati ngaho tuza ndahari rwose, humura ntacyo uri bube kandi nta kintu kibi kiri bwongereye kukubaho, ngaho tuza. Ahita amuterura rero maze agahita amujyana nyine mu rugo. Gusa Tina ntabwo aba atekanye, ubwoba buba ari bwose kubera ko rwose aba yiboneye urupfu imbere ye. Baba bari bagiye kumurasa neza bageze ku isegonda rya nyuma, gusa nyine ni uko Mandela ahita amutabara. Mandela rero aramutahana maze nyine akamubwira ati ngaho genda ukarabe. Arakaraba rero maze akamutegurira amafunguro, akamutegurira n'ibyo kunywa bishyushye, maze akamubwira ati tuza humura. Aricara rero maze akamwegamiza mu gituza cye kugira ngo rwose atekane, atangire yongere nyine yumve ko
atakiri mu mazi abira nk'uko yari ameze. Naho rero ku rundi ruhande Sylvie we ahamagara wa mushuti we maze akamubwira ati ni ukuri cyagiye nakubwiye nabi ariko ndakwinginze n'ubundi ngwino nkubwire kubera ko ni wowe muntu wenyine mfite urabizi, ni wowe wenyine mbwira byose, ni nawe kandi ungira inama. Uyu mushuti we araza maze uyu Sylvie agatangira kumubwira ati uzi ngo musaza wanjye tuvukana mu nda ya mama na papa, umwana twonse ibere rimwe yifate ajya kunshinja muri polisi ngo ni njye nagurishije wa mukobwa w'inshuti ye. Mbere koko nta soni yari afite musaza wanjye tuva inda imwe. Naho rero uyu mukobwa w'inshuti ye ahita amubaza ati none se ubundi bimeze bite? Sylvie rero amubwira ibyabaye byose maze akanamubwira ko nyine ari we ukekwa. Uyu mushuti we ahita amubwira ati yego rwose ni ibintu byumvikana cyane, ngaho nawe regatekereza biramutse ari wowe nta wundi muntu wakeka uretse uwo nyine mufitanye ikibazo. Niba uwo mukobwa yari umwana mwiza muri karitsiye yose akaba ari wowe wenyine mufitanye ikibazo, ni gute se atari wowe bakeka? Ahubwo njye rwose ndagusengera kugira ngo uwo mukobwa aboneke, kuko n'ubundi nataboneka uri mu mazi abira. Baba bakiri kuvuga rero maze Mandela agahita ahamagara Sylvie. Sylvie rero abona telefone ye isonye maze akabona ni Mandela agashaka no kwanga kwitaba. Umushuti we aramubwira ati itaba rwose maze wumve icyo akubwira. Sylvie rero aritaba maze Mandela agahita amubwira ati namubonye sheri wanjye. Ahita nyine amubwira izina ry'uyu musore wari utuye no muri karitsiye ko ari we rwose wari wakoze ibi byose. Ahita akupa telefone maze Sylvie agahita abwira uyu mushuti we ati nyumvira nawe, tekereza ko rwose basanze ari wa musore wo muri iyi karitsiye wari wamukidinapye. Naho rero uyu mushuti wa Sylvie ahita amubwira ati urabura kwishima kubera yuko uyu mukobwa abonetse, uzi yuko rwose wari uri mu mazi abira. Ikindi kandi ndashaka rwose kukubwira ngo aba bana bareke bikundanire ndetse rwose uve ku izima usaba imbabazi kubera yuko warakosheje. Iyo uza kuba warazisabye mbere ibi byose ntabwo byari kuba bigeze aha. Ca bugufi usaba imbabazi maze rwose ubareke bakomeze bikundanire. Sylvie rero abanza kubyanga nyine agakomeza akihagararaho, ariko uyu mushuti we arabimwumvisha maze rwose akamubwira yuko adakwiye gukomeza gufunga umutwe kubera yuko atari we ufite rezo, ahubwo nyine we ari we munyamafuti. Umunsi wakurikiye rero Tina ndetse na Mandela baba biyicariye muri salo bibereye mu dukino twabo rwose, urukundo nyine ruryoshye nk'ibisanzwe. Tina aba yarongeye kwiyakira aba yaratuje. Bajya kumva rero bakumva umuntu arakomanze maze nanone bakongera bakarebana. Iyo umuntu yakomangaga rwose wabonaga mu mitima yabo ubwoba bubatashye. Tina rero ahaguruka agiye gufungura maze Mandela ati urajya he? Naho Tina aseka ati humura rwose, humura ntabwo bongera kunshimuta, reka njye kureba nyine uwo muntu ukomanze. Mandela rero amukomeza ikiganza ati hoya wigenda rwose ndumva afite ubwoba. Naho Tina ati humura ariko urumva rwose ndi bubi iki kuri aya manywa? Tina rero arasohoka maze agisohoka agahita asanga ni Sylvie. Ahita yikanga ariko agahita ahagarara nyine aho yari ageze maze agaceceka ntagire icyo avuga. Sylvie ahita amubaza ati musaza wanjye arahari? Naho Tina ati yego arahari. Sylvie ahita abwira Tina ati rwose nje kugusaba imbabazi ko ntitwaye neza, gusa wowe ibyo wankoreye narangije kukubabarira kandi kera. Rero nanjye ndagusaba imbabazi rwose kuba ntaritwaye neza, ibyo nakoze byose umbabarire. Tina rero yitegereza uyu mukobwa maze agahita amwenyura ati urakoze cyane rwose kumbabarira, kandi nanjye ngusabye imbabazi ko ntitwaye neza, ngusabye imbabazi kandi ko natumye kontara yawe y'agaciro uyibura, ndakwinginze umbabarire, ibyo byose ntabwo rwose nari mbizi. Sylvie ati narakubabariye nta kibazo. Bahita rero bahoberana maze
Mandela akaba arasohotse mu nzu, ahagarara mu muryango akabona bari guhoberana, birabanza bikamucanga nyine maze akayoberwa ibyo ari byo, ahita atera intambwe rero asohoka, maze mushiki we agahita amwitegereza, nta kintu na kimwe bavuze. Mandela nawe ahita aza yihuta, maze agahita ahobera mu mushiki we ati ni ukuri mushiki wanjye, nari ngukumbuye rwose, nari nkumbuye kongera kukubona useka. Naho rero Sylvie ati nanjye nari ngukumbuye rwose musaza wanjye, kandi ndagukunda cyane, ntabwo nkwiye kukubura, ari wowe muvandimwe wenyine mfite. Tina rero nawe ahita aza, maze bose bagahita bahoberana nyine ari batatu. Mandela rero ahita abwira mushiki we ati uyu mukobwa ndamukunda cyane kandi rwose ni wowe inzozi zanjye. Ahita ahindukira rero maze akareba Tina akamubwira ati mukunzi, ndagushimiye rwose ko wemeye kunkunda, ndetse rwose wazanye urumuri mu buzima bwanjye. Tina ati icecekere byihorere, ndagushimiye ahubwo ko ari wowe wankunze kandi ukampa ibyishimo, ndetse rwose ndagushimiye ko wankijije urupfu igihe nari ndwicaye imbere neza neza, uri byose byanjye, ndetse rwose uri marayika murinzi wanjye. Barongera rero bagahoberana maze bakarebana bagaseka. Inkuru yacu y'urukundo rero ni aha tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.